Tubahaye ikaze kuri channel yacu Story Behind. Muri kumwe nanjye Liza, tubararikiye gukurikirana inkuru nziza, inkuru ishimishije, inkuru y'urukundo. Tubanje gushimira abakoze subscribe ndetse n'abatarayikora. Turabararikira gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha gukurikirana iyi nkuru aho ivi kagera kuva itangiye kugera irangiye. Story tugiye gukurikira ni inkuru y'urukundo, ni inkuru y'umukobwa uba ushaka ibyangombwa, uba mu gihugu ariko ibyangombwa bigiye kurangira, rero akaba ashaka ukundi kuntu yahaguma kandi akaba afite ibyangombwa kugira ngo abe muri icyo gihugu afite ibyangombwa bibyemerewe. Story yacu itangira gutya. Umunsi umwe kwa muganga hari umugabo witwa William ari kumwe n'umudokiteri. Dr aramubwira ati, William, mu by'ukuri ntabwo nshobora kuvuga uhuje imisokoro n'umuvandimwe wawe, kandi ikindi umuntu bahuje yanze gutanga amaraso, rero urumva ko nta kindi kintu nge nakora. William yicira isiri bodyguard ngo yereke muganga agakapu k'amafaranga. Dr abwira William, ndabizi ufite amafaranga, yewe uri n'umukire cyane pe, ariko ibi ntabwo byerekeye amafaranga kuko akazi kanjye kagendera ku murongo. Ndamutse mvuze cyangwa ngashyira hanze umuntu watanga amaraso, naba nshyize mu byago medical license yanjye. Nuko William abwira dogiteri ati, Dr, buri kintu cyose ni amafaranga, wavuze ngo uyu muntu niwe wenyine uhuje n'umuvandimwe wanjye. Dr ati, yego nibyo koko, uyu muntu niwe wenyine uhuje n'umuvandimwe wawe. William abwira Dr, urabizi ko uyu muntu naramuka adahaye umuvandimwe wanjye amaraso, umuvandimwe wanjye arapfa. Warahiriye gutabara ubuzima bw'abantu, none ndakwinginze tabara umuvandimwe wanjye. Dr abitekerezaho ariyumvira, arangije aramubwira ngo amazina ni Madison, niwe wafasha umuvandimwe wawe kurokoka. Ahita amwerekana ifoto ye muri telefone. William amwenyuramo yishimye, aramushimira, aramubwira ati, Dr urakoze cyane. Kwa David kwa Madison ubana na David, bendaga kurushinga ndetse banabanaga no mu nzu imwe. Madison ati, twambikanye impeta. Arabwira David, twambikanye impeta ya fiançailles. David, kubera iki tudakora ubukwe vuba kuruta uko twakomeza kubitinza? Urabizi ibyangombwa byanjye bigiye kurangira ndetse bizarangira mu minsi 60. Nzirukanwa mu gihe nzaba ntafite ibyangombwa binyemerera gutura hano. David mu burakari bwinshi, Madison, ibyo wibishyira ku mutwe wanjye, ntago izo ari inshingano zanjye. Madison arahindukira arakaye cyane, asa nk'utunguwemo ati, ngwiki, ni gute wavuga gutyo? Tumaranye imyaka 2 yose ndetse twanabanaga mu nzu imwe, ikindi twari tugiye kurushinga, ese kuki bitaba ubu ngubu? David, okay Madison, reba icyo nicyo kibazo, ntago nshaka ko dushyingiranwa. Madison mu gahinda kenshi ati, ngwiki? David n'amarira yenda kuza, ubona ko ababaye pe. David ati, ukuri nuko nabonye undi ukurenze. Madison mu gahinda kenshi ati, inde? David ati, ntago ibyo ari ngombwa kumumenya, reka dutandukane, kandi ndagusabye uhite unimuka uve muri appartement yanjye nonaha. Madison yasigayeho ababaye, ararira, amarira atemba ku matama n'agahinda kenshi, yibazaho ari bujye nuko ari bubigenze. Mu mutima arivugisha ati, Madison, wirira imbere y'uyu muhemu waguciye inyuma. Arihanagura, ariyumanganya, arangije afata valize ye arasohoka aragenda. David amusohoka inyuma amuhamagara ati, Madison, umbabarire ariko nawe ntacyo uzana ku meza. Ni nko kumubwira ko nta kintu yinjiza muri urwo rugo. Ati, kandi nkeneye umuntu urenzeho, nkeneye umuntu uri better. Madison mu marira menshi n'agahinda aramutuka, byari byamurenze. David ati, ibyo nuka byose nta kibazo, gusa nkwifurije amahirwe,
uzabone cyangwa uzashake umugabo uzabasha kuguha buri kimwe cyose wifuza ushaka. Bakiri aho babona imodoka nziza cyane iparitse impande yaho bari babona havuyemo umugabo umwe ajya gufungurira undi ngo asohoke, bose barumirwa baratangara bategereje kureba uwo muntu bafungurira umuryango w'imodoka ninde, ni muntu ki. Mu gihe Madison yarababaye cyane agiye kumva yumva uwo mugabo aramuhamagaye mu izina. William ati hari aho werekeje? Uwo mugabo bamwita William, ni wa wundi twabonye ku bitaro ufite umuvandimwe we bahaye ifoto ya Madison avuga ko ari we ushobora gutabara umuvandimwe we. William ati Madison hari aho werekeje? Ese naguha lift? Ndumva ndifuza kuvugana nawe mu muhezo turi babiri gusa. Amufashe igikapu yari afashe ku rutugu agiha bodyguard ndetse na valise ngo abishyire mu modoka. David abibonye n'umujinya mwinshi ati Madison uwo ninde? Arababara. David yarababaye kandi mu by'ukuri niwe wari umwirukanye. Madison nawe no kumwihenuraho no kwishongora no gushaka kumubabaza nk'uko yari amubabaje, yihagararaho yemye cyane n'ama confidence menshi ati uyu ni umukunzi wanjye mushyashya. William arumirwa araseka niko kuvuga ati mbonye agakobwa kagasaze mu by'ukuri. Madison ati ni mwiza kukurusha. Ubwo yari afashe William akaboko, ni mwiza kukurusha, ni umukire kukurenza, rero urumva ko nta gihombo mfite. Bahita binjira mu modoka bafatanya ukuboko. David nawe asubira mu nzu ababaye pe kandi ari we wari umwirukanye. Bageze mu modoka Madison ati umbabarire kubibaye. Mu kanya abivuga rero afite agahinda kenshi ati ibi birabangamye pe kandi umbabarire nanjye sinjye mfite ibibazo byinshi, nirukanywe nta minsi mfite inaha, none ndi kuririra mu modoka y'umuntu ntazi. Ese ubundi buretse urinde? Yagaruye ubwenge nyuma. Wavuze ko ushaka kuvugana nanjye. William aramureba ati Madison amazina yanjye nitwa Simon Williams, ati ndifuza ubufasha bwawe, ndifuza ko watabara umuvandimwe wanjye. Ako kanya bahise bajyana ku bitaro aho umuvandimwe wa William arwariye. Madison ati ntacyo ibi mbiziho. Igihe doctor yahamagaraga Madison mu mutima ariyumvira ati ubuse mubwire ko navumbuye ko mfite indwara ya trypanophobia, ni indwara yo gutinya urushinge, ko iyo mbonye urushinge nikubita hasi nkabura ubwenge. Biramucanga, abona ntiyavugisha ukuri kandi akeneye ibyangombwa. Arabigenza ate rero? Kandi iminsi iri gushira. Madison abwira William ati ndumva rwose ntatekanye, ese nta wundi muntu mwabwira? William ati oya, ni wowe wenyine. Umuvandimwe wanjye amazina ye ni James, yakabaye ari muri college aho kugira ngo abe ari hano aryamye aha ari ku muryango w'urupfu. Ababyeyi bacu bapfuye kera tukiri bato, twarezwe na nyogokuru wacu. Madison nudaha umuvandimwe wanjye amaraso asigaranye amezi make yo kubaho. William mu mutima ariyumvira ati ya amafaranga gute, nari nibagiwe kumubwira amafaranga koko. Arahindukira aramubwira ati ndaguha amafaranga, uvuge igiciro cyose ushaka cy'amafaranga ndakiguha, uyavuge utume biba. Madison ati amafaranga? Ubwo rero tubararikiye gukurikirana kandi gace. Ese amafaranga, ese Madison azamusaba amafaranga? Ese Madison azavuga ikindi kintu wenda ashaka? Ntago tubizi. Reka tubararikire gukurikirana agace kandi kazakurikira, tubasaba gukora share, subscribe, like ndetse na comment, kandi tubifurije kugira ibihe byiza. Mwari muri kumwe nanjye Liza, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Tubifurije gukomeza kugubwa neza. Ciao ciao, bye.